yambi bakunzi bayo The Next TV, ndabahobeye mwese abo mu mujyi wa Kigali, ubwo ni abaturanyi banjye, abo mu majyepfo, mu burasirazuba, mu majyaruguru ndetse no mu burengerazuba, mwese mbahaye ikaze kandi ndabashimira kuba munkunda kandi mugakora subscribe. Ndabizi yuko mugiye kuyikora batarabikora. Ikindi ababikoze mukomeze murebe ibiganiro kandi mukore like, mukore na share, kuko ndi kubibona ko abantu mugenda muzamuka. Iyo haje umwe shimira Imana, namwe nkabashimira, kuko kubona amacano yose ariho mugahitamo no kureba akangaka nako mukavuga ati katugashyire muri cano tureba, ni iby'igiciro cyinshi, ni umugisha kuba mbafite kandi ni ukuri mbiha agaciro, kuko kwicara ukareba ikiganiro cyanjye ni ishimwe rikomeye. Ndabashimiye buri muntu wese rero yumvemo yuko mushimiye. Ndashimira abantu bankurikira cyane bari muri Finland, ndashimira undi muntu uba mu Buhinde, nawe Imana imuhe umugisha. Ni ukuri abantu bankurikira mwese Imana ibahe umugisha, mwese ndabakunda. Uyu munsi rero tugarukanye inkuru idashimishije cyane, ni inkuru ngiye numvishe numva irambabaje, nubwo atari urwume nke, ni ibintu biba bisangiwe, ariko si ibintu umuntu aba akwiriye kuba yakwitega mu buzima bwe, kuko umuntu akenshi ashaka yiteze ibyiza, ashaka afite yumva yishimye, ariko iyo hajemo umuntu akajya hagati y'abantu bikundaniye batamugishije inama, nabo ubwabo batihuje, ari Imana ibahuje, umuntu abakoze amafuti. Ni ukuvuga ngo rero inkuru dufite ni iy'umudamu wagishije inama kubera yuko afite umukozi mu rugo. Uwo mukozi ni umukozi bamaranye ngo igihe, kuko urumva imfura ye iri mu myaka 7. Ni ukuvuga ngo rero uwo mubyeyi ni umudamu ufite akazi kandi akora utirirwa mu rugo, ariko umukozi akagira abakozi barenze umwe, n'abakozi 3, ariko umwe ahaza nijoro kuko ari umuzamu. Ubwo rero uwirirwana n'abana akararana n'abana niwe wabaye ikibazo, aho uyu mubyeyi yamusezereye akaba yanze gutaha. Mukurikira inkuru mu byumve byose ukuntu byagenze, ntabwo wamuha inama utumvishe ikiganiro. Ni ukuvuga ngo ukomeze wumve ikiganiro kugeza kirangiye, kugira ngo wumve ikibazo uyu mubyeyi afite. Inkuru ye ndaje nyibasomere kuko aba yayimpaye. Ni ukuvuga ngo rero uwo mukobwa ni wa mukobwa wiberagaho, mawuje akagira ngo umukobwa ari mu nzu n'abana, kuko ngo umubyeyi we atekera umutware we nijoro, atekera umugabo we nijoro. Ariko ubwo uko umutware atashye yinjirana akayawurute, akinjirana agashokora, akinjirana, noneho ikirenzeho ye namuhaye saleri irenze iyo yavuganye na nyirabuja. Bosi we amwongeza madamu atabizi. Ni ukuvuga ngo rero uyu mudamu mumutega amatwi mwumve, ariko ngiye mbwiye yuko umukozi yongejwe atabizi. Noneho uyu munsi uko byifashe, uyu mukobwa aratwita, ariyo mpamvu nyirabuja yamwirukanye akanga gutaha. Ni ukuri ndasabira abantu bakibyara, abantu bafite ingo zikiri ntoya, ndabasabira pe, kuko birakomeye kubona umuntu ugusigaranira umwana. Ni ibintu bikomeye kandi ntiwareka guhiga, kandi aricyo kikubeshejeho. N'abo bana waba wabyaye nta kindi cyababeshaho uretse kubyuka ukajya gushakisha mu gihe ubishoboye. Ni ukuvuga ngo rero uyu mudamu we nta nubwo akazi akora ari muri ya mirimo ituma abantu batangira akazi 3, ahubwo we abyuka kare agatangira akazi 9 nk'ibisanzwe, ariko ngo asiga atunganyije ibijyanye n'abana be, kuko ngo abana be ni batoya. Urumva afitemo na gatoya gafite ngira ngo mu myaka 2. Ubwo rero uyu munsi uyu mukobwa yamwirukanye yanga kuhava. Muramugira inama mwamaze kumva icyo yambwiye. Mwumve ikiganiro mukirangize ndabasabye. Kandi rero mbasomere message yiwe kugira ngo ikiganiro kigende neza mwabyumvishe.
twagiye. Yagize ati muraho neza, ndabakunda cyane. Ndi umumama wubatse udakuze rwose. Ikinteye kubandikira ni umukozi nizaniye mu rugo ngo amfashe imirimo nanjye mbimuhembere kuko ntabikora byose kandi mfite akandi kazi nkora ka buri munsi. Ubwo rero mfite abana 3 kandi ubona begeranye cyane, entre parenthèse bakurikirana cyane batarutanwa. Bituma ngira abakozi 2, abakobwa 2, umwe wita ku bana n'undi wita ku byo mu rugo no mu gikoni. Nta kibazo kiri muri ibyo, ntacyo biteje kuba mfite abakobwa 2 kuko ntibagirana amakimbirane. Nubwo bimeze bityo nsiga ntunganyije ibijyanye n'abana banjye, ibiribwa n'ibyo kurya, ibinyobwa n'ibyo kurya. Nkajya mu kazi numva nta mpungenge njyanye. Ibyo nabyo nta kibazo kibirimo. Ibyo nabyo nta kibazo mfite. Ikibazo mfite ni uko mbona umukobwa wita ku bana yahindutse ku buryo mutakumva. Yari umwana mwiza pe. Urumva nawe umuntu nahisemo ko anderera abana yemwe akanararana nabo, abana nabo kuruta uko njyewe mbana nabo. Ararana nabo mu cyumba, ahantu hose aba ari kumwe n'abana banjye. Ararana nabo mu cyumba, mu nzu tubamo natwe. Umuzamu n'umukozi uteka bakaba muri annex hanze, ariko ubu yabaye undi wundi. Nagiye mbwirwa amagambo, inkuru n'abaturanyi ntiburiya ni ubujajwa bw'abantu kuko wenda tutanirirwana cyangwa se batabona ngenderana nabo cyane, ariko ayo magambo barayambwira kuko batanziho umutima mubi. Umwe muri bo aranganiriza ambwira ukuntu ibintu abona bimeze. Njye sinzi gupima inda mu by'ukuri, ariko abakuru bazi gupima. Urumva uwabimbwiye ni umubyeyi mukuru. Umuzamu nawe arabimbwira ati mabuja ibi n'ibi ucunge neza umukobwa wawe, ejo utazasanga murera abana basangiye se. Nahiye ubwoba, mfata konje nirirwa aho ngaho, nkirirwa mu rugo. Ariko ubwo ari nako ngenzura, ari nacyo cyatumye nyisaba. Ibyo ari byo byose sinzamara ukwezi kose ntamenya ukuri. Umukobwa naje kumutira telefone muha iyanjye kugira ngo abe ariyo yishyuza aho yari agiye guhaha, ariyo akoresha yishyura aho yari agiye guhaha. Nanjye ndamubwira nti unsigire iyawe nze kuguhamagara kugira ngo mbone uko ibyo umpahira njye mbikubwira. Noneho ntabwo yigeze akeka icyo mbishakira. Yansigiye telefone ye, nanjye muhiye iyanjye. Mwabantu nasigaye ndeba imiganirire ye n'umutware wanjye, umugabo wanjye, ariko narumiwe.
narumiwe mu by'ukuri kuko ntabwo nari nzi urwego ibyo bintu bigezeho. Udufoto avuye muri dushe akambwira ati nsanga mu cyumba cy'abashyitsi niho ngiye. Ubwo ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze iyo mvuye mu rugo umukozi abwirirwa kwimukira mu cyumba cy'abashyitsi akaba ariho asanga sebuja. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibyo byose byabaye ari uko byabaye mu gihe nabaga nagiye mu kazi mu gitondo nkigenda, kuko nimugoroba ntibikunda ntaha kare, umugabo asanga nageze mu rugo kuko akenshi ni njyewe uteka ibyo kurya bye bya nijoro, kuko ku manywa aba atagize gute atariye mu rugo, nanjye akaba ari njye uteka ibya nijoro kugira ngo turye neza kandi ntagire ikibazo ngo ahora atekerwa n'abakozi, kuko bamwe mu bagabo dufite ntibabikunda. Ubwo rero muri icyo cyumba cy'abashyitsi niho ibyo byose byaberaga, kuko urumva hanze habaga hari uwo mukozi wo hanze cyangwa se n'uwo muzamu, kuko hari igihe aza kuba akora amajaride ugasanga nubwo atahirirwa ariko ahagenda kenshi ku manywa. Iyo ibyo byatsi bikase cyangwa se iyo jaride ikoze uwo muzamu ntabwo ahasirikira cyane, ariko icyo nzi cyo ni uko nawe ahagenda kenshi ku manywa. Ubwo rero amakuru aba ayafite. Ubwo rero ukuntu ikibazo mfite aka kanya, uyu mukobwa namaze kumenya ibye biganiriza umugabo, ndamubwira nti uyu mukobwa wanjye ndabona atwite. Yigize nk'utunguwe, mubwira ko nshaka ko twamwirukana, ariko muhisha ko ari mu bo nkeka, arambwira ati nta kibazo, ubwo niba ubona yakunaniye ni wowe mukorana mwirukane. Nahamagaye umukobwa mubwira yuko tutakibashije kwishyura abakozi 3, ko umwe yazajya abikora kuko dusigaranye umwana mutoya ari we wirirwa mu rugo, kandi noneho ikirenzeho nta muntu n'umwe muri twebwe urya mu rugo uretse umukobwa n'abana, kandi abo bana nabo nsiga mbatunganyirije ibyo barya. Uwo mutoya niwe ugoye kuko niwe ukiri mu rugo, abandi bose baba bari ku ishuri. Nkavuga nti abandi bazajya baza umukobwa yamaze kugabanya imirimo, nanjye nimugoroba nkaza nkikorera ibyanjye nk'ibisanzwe. Umukobwa yarandebye arahigima arambwira ati kuki muri aba bose ari njyewe utoranyijemo kugira ngo ngende? Ati ni iki kibiguteye, ni irihe kosa nakoze kugira ngo ndi gusabira imbabazi? Naramubwiye nti ni iryo ngiryo nta rindi, ni uko ntashoboye kubishyura mwese kandi wowe ni wowe uhembwa menshi, ubwo rero ndumva ari wowe ukwiye kugenda. Yahise ambwira ati impamvu ndayizi unyirukanye, ariko ndarindira bosi kugira ngo unyirukanire mu maso ye, ahari andeba, twumve niba nawe ashyigikiye uwo mwanzuro wo kunyirukana. Naramubajije none se ujya kuza sinjye wakuzanye, sinjye wagutumiye? Yarambwiye ati waranzanye ariko kunsubizayo ntabwo biri mu bushobozi bwawe. Ngaho re none se biri mu bushobozi bwande kandi ari njyewe wakwangaje, ari nanjye ufite ubushobozi bwo kuba nagusezerera mu gihe bibaye ngombwa. Yarambwiye ati wowe nanjye turi ku cyiciro kimwe, turi mu rwego rumwe, nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kwirukana mugenzi we uretse bosi. Nzamurindira aho azazira kuko umugabo wanjye ntahari, ari mu kazi ahandi, ntabwo ari mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero mwa bantu mwe, nanze gusakuzanya n'umukozi, nanga kuburana nawe, ndindiriye sebuja ngo azaze dufate umwanzuro kuri icyo kibazo, kuko umukobwa yanze kugenda. Ubwo rero naravuze se, nabwiye sebuja nti umukobwa yanze kugenda ngo niwe uzakemura ikibazo. Ati uwo mukobwa yumva nzakemura ikibazo cye kuko nzi imizire ye?
imigendere ye se ni iki gituma, niba wamuhembye ni iki gituma andindira? Ndamubwira nti nanjye nayishakaga kukubaza impamvu ari wowe urindiriwe. Ubwo rero niba n'iminsi umutware yari bumareyo yarayongereye, nawe ntashaka gutaha, ari umukozi ntashaka kugenda. Ubwo umukozi yarambwiye ati ufatiranye yuko mumaze kunyura uko mubonye ngo ningende, ntaho najya, nta mpamvu yo kugenda bosi atansezereye. Ubwo rero nanjye naramuretse nti reka sebuja agaruke, niba ari ibyo amwemerera, niba ari ibyo amuha abimuhe, agende amvira ahangaha, kuko nta mahoro ngifite mu mutima. Ikindi sinsinzira, yaba kuba ndyama uwo mukobwa ari muri urwo rugo, yaba kuba nsohoka nkakubitana nawe, nta mutekano bimpaye, kuko uko murebye mpita numva mbabaye cyane, kuko birambabaza nkumva nta gaciro mfite, nkumva sintekanye. Icyiza ni uko yamvira mu rugo akambisa nkagira amahoro. Umuyimbwirire abakunzi bawe maze bangira inama, nzababwira icyavuyemo nyuma. Murakoze. Ngahe nguko uyu mubyeyi ni ukumuba hafi mukamugira inama mwarebye ikiganiro cyose, kandi ni ukuri urumva yuko abangamiwe n'uyu mukobwa udashaka kugenda ngo ave mu rugo rw'abandi. Ariko nanone uyu mukobwa nanjye ku rundi ruhande nkumva nanjye ndiwe sinagenda, nanjye nahaguma kugeza uwo dufitanye ikibazo uboneye inda agarutse. Ubwo rero uyu mubyeyi ngewe ku giti cyanjye namubwira ngo yihangane arindire umugabo we, cyangwa arindire sebuja w'uwo mukobwa aze akemura ikibazo, amusezerere, niba kuko urumva nawe afite ikibazo. None se nahava umwana bizagenda bite? Naze niba ari indezo ayemere, niba ari ikigoma bagabane ku byo bafite, ariko umukobwa agenda ameze neza, icyizere wagikure cyo kwinjira mu rugo rw'umugore w'abandi, ko nyine urugo ari uwo mugore mukuru, nubwo ari mabuja ariko ni nawe mukuru. Nta mpamvu yuko ateshwa umutwe n'umuntu waje ari umugenzi uhemberwa akazi ke akiyongeraho n'akabandi. Ubwo rero mumugire inama. Murakoze cyane, ndabakunda, Imana ibahe umugisha.